nagira ngo mva amagambo akurikira. Nimba wita ku muntu cyane, tubare n'urugero. Nimba ari wa muntu mwabanye mu bihe bibi, ari wa muntu ukennye, tubare wa muntu ufasha mu buzima bwa buri munsi, wa muntu uvuga ati ubuzima arimo n'ubuzima bugoye, wa muntu witaho cyane ukamufasha buri kintu cyose. Menya ko uwo muntu umufasha ni ibintu byiza kuba umufasha, ni ibintu Imana iha agaciro cyane, ariko menya ko uwo muntu ufasha mu gihe Imana izaba yamushubije ntazigera yibuka ko ari umuntu w'agaciro mu buzima we, cyangwa se ari wa muntu wamugiriye neza. Mu gihe wita ku muntu cyane mu buzima bwa buri munsi, uzamenye ko we nabasha kugira icyo ageraho atazigera yibuka ko wamugiriye neza. Abantu benshi mu buzima ubagirira neza, tuvuge umuntu umufasha mu bintu bya buri munsi, ariko wa muntu Imana nimusubije cyangwa se akagera icyo yigezaho muri bwa buzima bubi yabayemo, ntago azigera atekereza ko ari umuntu wamugiriye neza. Mu gihe hari umuntu ugirira neza, menya ko aka kanya namara kumera neza, tubare nimba ubuzima bubi arimo ubasha kumufashamo bukarangira, mu gihe azaba ameze neza ntago azigera kwibuka. Ibyo niko kuri mu gihe uri kubitekereza, yego nibyo. Mu gihe uzabona ko umuntu yatangiye kuzahuka umuvanye muri bwa buzima bubi, tubare nimba ari umuntu wari ukennye, nk'urugero umuntu mwabanye mu bihe bigoye, mu bihe bibi, imyaka myinshi mwabanye, uzi ko igihe cyose muzahorana. Mu gihe wari umeze neza kubera ko wamufashaga cyangwa se wamwitagaho, ni wa muntu wabashaga kuvuga ati uyu muntu azagira icyo ageraho, mu gihe azaba yakigezeho azibuka ko namugiriye neza. Yego nibyo bitekereje neza ko uwo muntu namara kumera neza atazigera kwibagirwa, ariko siko bimeze. Mu gihe uwo muntu azaba amaze kumera neza, bizamufata iminota mike cyane kugira ngo abe yagiye ko wamugiriye neza. Mu gihe uwo muntu ubona ko uwo muntu mwitayeho, ukwiye kumureka. Abantu benshi batekereza ko kuba tugira neza ari ukubera umutima mwiza tugira. Yego nibyo bitekereje neza kuba ugira neza n'umutima wawe mwiza, ariko uwo muntu ugirira neza mu gihe azaba amaze kumera neza ntazigera akwibuka. Mu gihe nk'urugero tubare twamenyanye uri umuntu utagira akazi, nta kintu kimwe ukora, ari wa muntu ushobora kuba ari umushomeri, murangira akazi ka miliyoni cyangwa se akazi k'ibihumbi 500. Mu gihe ngiye ku kazi nari nkafite nawe umaze kukageraho, urumva urugero umaze kugeraho, uri wa muntu wavuye mu bushomeri ariko ugeze icyo wigezaho. Mu gihe utangiye kubona amafaranga, utangiye kunyereka ko nta kintu nkivuze, tubare nimba warajya guhamagara mbaza ngo nkurangira akazi, ntabwo ukimpamagara. Nimba uri wa muntu twakoranye cyangwa se twabanye mu bihe bibi, twahoraga tuvugana mu gihe wari ukennye, urumva twavuganaga mfata nk'umukene mugenzi wawe, kandi nawe ufite ibyo nakurushaga mu buzima bwa buri munsi, ku buryo naje kukuzamura mu ntera nkujyana mu kazi, ariko baka kanya nta kintu twavugana. Yego nibyo bitekereje neza. Mu gihe umuntu ari mu buzima bwawe, menya ko atazigera kwibagirwa, ariko mu gihe utazibagirwa uwo muntu, menya ko nawe atazigera kwibuka kuko wamugiriye neza. Mu gihe abantu batugirira nabi, duhora tubibuka abatugirira neza, tubibagirwa buri kanya. Mu gihe umuntu akugirira neza, bigufata iminota 5 kugira ngo ube umwibagiwe, ariko umuntu wakugiriye nabi, tubare nimba umuntu yaguhemukiye, bizagufata igihe kinini ndetse uzarenda unapfa ukimutekereza. Yego nibyo bitekereje neza ko umuntu uzaguhemukira utazigera umwibagirwa, ariko umuntu wakugiriye neza kumwibagirwa ntako kanya. Abantu benshi bagira neza, ariko abo bagiriye neza ntibajya bibuka neza babagiriye. Ndagira ngo umenyeshe ko nimba ugenda ukaba utamenya aho uri kujya, utazigera umenya aho wavuye. Mu gihe ahantu havuye ukabuze aho ugiye, bizagufasha cyane. Nk'urugero twarakuranye, uri umuntu wabaye inshuti yanjye mu buzima bwa buri munsi, ugira aho ngaho tubare ugenda ugiye ahandi hantu, ugiye nko hanze y'igihugu cyangwa se ugiye mu murwa, ariko utangiye kunyemera ko uri umuntu urenze. Menya ko mu buzima urimo ukigwana urugamba. Hari ikintu abantu benshi badatekereza muri ino si cyangwa se mu bwonko bwabo no mu bitekerezo byabo. Mu gihe ubuzima bwahindutse, ntushobora gutekereza ko ubuzima ari nko kunyonga igare. Ubuzima ni nko kunyonga igare. Menya ko nimba hari urwego Imana ikujyanyeho, hari ahantu ikuvanye, menya ko ubuzima bwawe budahindutse 100%. Ubuzima bwawe ushobora guhinduka mu gihe gitoya cyangwa se bukarangira mu gihe gitoya. Mu gihe ubona ko Imana yaguhinduriye ubuzima, ntuzigere wirengagiza ba bantu mwabanye mu bihe byiza no muri ba bantu mwabanye mu bihe bigoye. Mu gihe ubona ko Imana yaguhindurira ubuzima, uyo ntabwo ari uwo mwanya wo kwihanura kuri ba bantu mwakuranye. Nk'umuntu twara urugero, nimba umuntu mwarakuranye nta mafaranga afite, wowe ukaba utangiye kuyabona kuko Imana yakugiriye neza, menyesha ko nzaba nta kintu ufite cyangwa se ibyo wari ufite bikarangira, njye nkaba ndi hejuru yawe. Benshi batekereza ko kuba ubuzima bwahindutse bakwiriye kujya kwereka bagenzi babo bakuranye ko hari ibintu byahindutse mu buzima bwabo. Uko siko bimeze. Mu gihe utekereza gutyo uzabaho nabi, ndetse nyuma yo kubaho nabi uzicuza, kuko abantu bagiye wiyemeraho cyangwa se ba bantu bagiye wihenuraho bazagira bakurenge ku byo ufite. Mu mugisha wabo, mu gihe umugisha wabo utaraboneka, mu gihe bazagira ibyo bakurusha, nabo bazakwihenuraho. Mu gihe utekereza gutyo, iyi si uzayibaho wenyine. Benshi batekereza ko kuba twihenura ku bantu cyangwa se kuba dusuzugura abantu ariko biba bimeze. Uko siko bimeze. Mu gihe wihenura ku muntu cyangwa se ukaba umusuzugura, ibyo ngibyo urimo kwibeshya cyane. Mu gihe ngewe ntatekereza kuba nakwihenuraho cyangwa nkwirateho mu byo mfite, menya ko ibintu by'isi ari ibigenda kandi bikanaza. Benshi batekereza ko kuba muri ino si ariko ubw'abandi.
yego nibyo bitekereje neza ko kuba kuri munosi utazabaho kubw'undi muntu cyangwa se ku mitekerereze ye. Abantu bazavuga byinshi ariko ntuzigera ugenda ku bintu byabo, ntuzigera ugendera ku bitekerezo byabo. Nuramuka ugiye kugendera ku bitekerezo by'undi muntu ntuzigera utera imbere. Ikindi gikurikira, mu gihe ubona umuntu akagusuzugura cyane, nk'urugero ni wa muntu uhora wirukanka inyuma, ntabwo uzigera utekereza ikintu kizatuma kubaha. Mu gihe utekereza ikintu kizatuma kubaha, abanza ukora ibi. Fata umuntu wirukanka inyuma umwihorere. Mu buzima bwawe ntukwiriye kwirirwa wirukanka inyuma y'umuntu mu gihe atakwirukankaho. Mu gihe ubona ko umuntu atakwitayeho, nawe ukwiye kumenya ko udakwiriye kuba uri kumwe nawe. Ikindi kigaruka mu buzima bwawe bwa buri munsi, uwo muntu wirukanka inyuma ntago azigera gutekereza na rimwe mu gihe abona ko nta bantu bakwitayeho. Niba ufite umuntu woro winginga urukundo cyangwa se utekereza ku bindi bintu, menya ko atazigera guha urukundo. Ibyo niko kuri. Mu gihe ukeneye ko umuntu akwitaho, nuko azakubonana n'abandi. Urugero, nimba ushaka ko umuntu muhorana mu buzima bwawe, tubare n'umukunzi wawe cyangwa se n'umuntu utaguha agaciro, n'umuntu ushaka ko muzahorana mu bihe bizaza ndetse no mu bihe byahise akabona ko yakwibeshyeho. Umunsi azagera akakwirukankaho, mu gihe azagera akagukenera, nuko azabona ko ukenewe n'abandi bantu. Urugero, nimba umuntu ahora abona ko nta bandi bantu bagukeneye, ari umuntu ugukenera wenyine, azabona ko usuzuguritse. Mu gihe umuntu abona ko hari abantu benshi bagukenera mu buzima bwa buri munsi, nk'urugero akubonana n'abandi bantu benshi, akunze kubona wihugiyeho cyangwa se ugiye mu bindi bintu, uwo muntu numwereka ko ugiye mu bindi bintu cyangwa se akakubona ko hari abandi bantu bagukeneye, azagukenera. Mu gihe umukunzi wawe abona ko nta bandi bantu bagukeneye cyangwa se abandi bakobwa bakwirukanka inyuma bagukeneye, ntazigera gukunda, nta n'umwanya azigera guha. Ikintu gishoboka ni uko ukwiriye kuba uri kumwe n'abandi bantu kugira ngo azabone ko yakwibeshyeho. Mu gihe ubona ko umuntu abandi bantu bamukeneye, nawe uramukenera. Tekereza neza ko nimba wirukanka inyuma yanjye, uhora unyirukanka inyuma, nkaba mbona ko nta bandi bantu bagukeneye mu buzima bwa buri munsi, nkabona ko tubareka ari ngiye muntu wa mbere ufite mu buzima, nkabanza nkanikurikira mu buzima bwawe, akaba ari ngiye muntu uhora mu buzima bwawe, nta wundi muntu uzamo, ntazigera nkubaha. Mu gihe nkubashye nuko mbonye ko hari abandi bantu bagukeneye kandi bashaka kugira ngo mugumane mu buzima bwa buri munsi. Ibyo nizere ko wabisobanukiwe mu gihe urimo kunyumva. Ikindi gikurikira, mu gihe umva aya magambo, ukora subscribe. Ndi Bombo Karate ku mbuga zanjye zose zitandukanye, Facebook, Instagram ndetse na YouTube, ni Bombo wacu, ubundi ugakora follow. Ndabashimiye kandi mukomeze mugubwe neza.